Naboni nagaruka i Kigali uzasabira imbabazi ubona yamugiye oya uzagaruka kandi nintagarukayo muzamerekeze mwese ndaribwa cyane ngura imiti yo hanze ihenze ngura mu mafarumasi imiti iramenda kandi bose bangemuriye harimo n'uwo mumama wo hanze mama bebe Imana iba umugisha ndarembye cyane rero nabwiraga abafana banjye ukomerewe Imana nimfashe ikankiza nzakora ikiganiro kirambuye nihabaho gutaha kandi nabwo nta kibazo mfite. Ni Real Vibe. Nge nitwa Eric Wacu. Iyo ni video ya Vava aho yararwariye ku bitaro bya Kibogora. Nimugoroba nabagejejeho inkuru y'akababaro, ndi mu bantu bayitangaje bwa mbere, nayitangaje mu ba mbere rwose kuko nanjye nayihawe n'umuntu waruri aho byabereye cyangwa se aho Vava yaviriyemo umwuka mu bitaro bya Kibuye Referral Hospital. Rero andi makuru yakomeje kungeraho yambwiye ko Vava, nababwiye ko Vava yahageze ari muri gasping cyangwa se ari guhumekwa umwuka nyuma cyangwa se ari kurwana n'ubuzima bwa nyuma. Inkuru ingezeho nanjye ntabwo nabura kwibatangariza nuko Vava nyine yagezeyo ari mu mwuka wa nyuma, agerayo abaganga batangira kugira icyo bakora kugira ngo barebe ko bamugarura mu buzima cyangwa se ko bamufasha. Bakora icyo bita CPR cyangwa se cardiac and pulmonary resuscitation cyangwa se heart and lungs revive. Kubizi by'ubuganga n'ukongera gufasha umuntu, gufasha ibihaha ndetse n'umutima kongera gukora. Ariko ibyo byose byakomeje kwanga, bityo rero Vava ntibyaza gukunda ko yongera kugaruka mu mwuka w'abazima. Aka kanya ubu ngubu Vava ndagira ngo mbabwire ko atapfiriye i Kigali. Vava ntiyapfiriye Nyamasheke nk'uko yararwariye mu bitaro bya Kibogora, yaramaze iminsi arwariye mu bitaro bya Kibogora, ahubwo Vava yaje gupfira mu bitaro bya Kibuye. Nabibabwiye ibyo byose kuko yari yagiye guca muri scanner kugira ngo asubize igisubizo muganga yari yamutumye, bakomeze kumwitaho ku bitaro bya Kibogora. Izi ni zimwe muri video za Vava, za nyuma gusa ntabwo tuzigera tumwibagirwa rwose. Vava yari ari kumwe n'urungano bishimye banezerewe bameze neza, ariko iyi ni imwe muri video yafatiwe i Kigali mbere y'uko Vava afatwa n'uburwayi hanyuma ngo akajya kwivuriza iwabo mu karere ka Nyamasheke. Reka dukomeze tumwifurize iruhuko ridashira. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara.